Digital technologies are a catalytic force for development in Africa. Ikoranabuhanga rigezweho ni umusemburo w'iterambere muri Afurika. Nubwo bimeze bityo ariko hafi kimwe cya kabiri cy'abantu bakuze mu bihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere ntibabasha kubona interinete kabone nubwo baba bari mu bice bigerwamo n'umuyoboro mugari wa interinete. Digital infrastructure is key, but it's not enough. Ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga ni ingenzi, ariko ubwabyo byonyine ntibihagije kugira ngo habeho kwihutisha no kubyaza umusaruro ihuzanzira. Hakenewe n'ishoramari mu bumenyi bujyanye n'ikoranabuhanga rya digitale ndetse kuryigisha abaturage bikwiye kwinjizwa muri za politiki zacu. Windows XP yasohotse. Muri Windows XP ni imwe muri Windows abantu bakoreshaga imashini muri za 2001 hagati ya 2001 na 2007 bakoreshaga cyane. Muri za 2007 nibwo hasohotse Vista, nyuma haza na Windows 7, ariko iyi XP yakomeje iri popular cyane, abantu bayikoresha cyane kugeza muri za 2012 ubwo Windows 7 yari imaze kugera ku rwego rwo hejuru ikoreshwa n'abantu benshi. Iyi rero ikaba ari Windows y'amateka nyine yakoze amateka muri iyo myaka. Windows XP yasohotse muri 2001 kuri 25 z'ukwa 10. Gusa ntekereza ko ubu ngubu ntabwo ikiri supported, kuko n'ubundi na Windows 10 umwaka utaha nayo ntabwo izaba iri supported, cyangwa se umwaka ukurikira utaha bashaka kwimposinga ko abantu bakoresha Windows 11. So ni ibyo ngibyo iminota ya mbere turi kuvuga ku bintu nk'ibi, amakuru mashyashya byaranze uyu munsi mu mateka. Noneho iyo birangiye tujya ku ngingo y'umunsi. Mbere yuko tuyijyaho, ari umuntu ufite igitekerezo ku byo maze kuvuga cyangwa se ari icyo wanyongereraho, kandi ko kanya noneho tukaba twahita tujya mu ngingo y'umunsi. Nk'uko nabibabwiye dufite umutumirwa twamwakiye, noneho tukaza guhita dukomeza. Nta muntu ufite icyo yakongeraho cyangwa yatubwira mbere yuko tujya mu cyiciro gikurikira. Dukomeza noneho mbere yuko nakira Mr. Jean Bosco, ndabanza mbahe introduction ntoya ku cyo tugiye kuvugaho. Tugiye kuvuga ku cyo bita Web 3 cyangwa se Web 3 hamwe na tekinoloji yitwa blockchain. Nibyo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Mbere yuko yenda tubyinjiramo cyane, reka mbanze mubwira abantu bamwe bashobora kuba barabonye yenda tubyandika ngo Web 3 bakumva nyine atari ibintu bisanzwe yenda, cyangwa se atari ibintu bigize, ariko ni ijambo rikoreshwa cyane n'abantu nk'abantu bakora cryptocurrency bazi blockchain, ariko sinzi niba bazi neza blockchain icyo ari cyo cyangwa se uko ikora. Ndetse n'abantu bakora ama application muri Web 3 nabo barayizi, ariko mu minsi ishize nibwo nabonye iri jambo, ariko ntabwo nabashije kumva neza icyo ari cyo. Nagerageje gushakisha kuri Google
ngo menye Web3 n'iki, ariko mbona ibisobanuro nabonaga ntabwo nyine ndi kubasha kubisobanukirwa neza. Nibwo hari umuntu wari warabimbwiyeho mbere ngo tuzakore session kuri Web3, noneho ndavuga nti reka dushake umuntu wadufasha gusobanukirwa neza, umuntu ubifitemo uburambe, usobanukiwe neza ibintu nyine adufashe kubyumva. Nibwo Fideli niko igeze, nawe turi kumwe, nabibajije kuri LinkedIn andangira ko Jean Bosco ashobora kudufasha. Nagiye kureba muri profile mbona ari umuntu koko ufite credibility muri ibi bintu, kubera ko afite masters degree muri blockchain technologies yakuye muri University of Barcelona, ndetse ni nabyo bintu akoramo kenshi. Akaba ari mu project lead muri Global Blockchain Initiative. Akaba araza kudufasha gusobanukirwa neza ibibazo twaba dufite. Niba hari ibibazo ufite waba ubyandika ku ruhande, noneho turaza kubivugaho. Mbere y'uko dutangira nagira ngo nakire Mr. Jean Bosco abanze adusuhuze, noneho dukomeze nyuma. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Turabitirije cyane. Okay. Ibintu byo kwiyakiriza nyine ntabwo nsigaye mbikunda cyane, kubera ko I'm living a very quiet life. Hari imwe muri principe z'ibanze nyine za blockchain, navuga gute, ni ukubaho nyine ubuzima buri prive. One of the key characteristics, if I could call it, is privacy. Privacy ntabwo ari mu ibanga nk'uko bikwiriye, ahubwo ni ugutanga amakuru aho agenewe. Ibyo bijyanye nabyo mukanya ndahita meraho ntandukanya Web2 na Web3, cyangwa ubwo deja niba twatangira nta kibazo, ariko iyo watanze nirahagije kwiri public, kandi nayo nyine ugomba kuguma mu bantu nyine bari hano, abantu batari abantu, nibwo buryo nyine bwa privacy. Kudufasha kumva web ko nabonye ko hari Web 1, Web 2 na Web 3, urumva kugira ngo agere kuri Web 3 habanje Web 2 za mbere. Wadufasha kumva itandukaniro riri hagati yazo na Web 3 aho itandukanye n'izo zindi. Okay. Ku bijyanye rero, kubera ko internet n'ibiki byose na internet ni database kuri Web 2 ni centralized. Niyo twavugaga byose bya data, ubu ngubu tuvuga ikintu kigucitse kikajya hanze, ari nayo mpamvu umuntu nyine ahitamo kuba careful, nuko ikintu kigucitse kikajya hanze nta control uba ukigifiteho. Niba ufotosinze ifoto kuri social media nta control uba ukiyifiteho. That's Web 2. Web 3, you can do anything and you still have the control. So in a simple terms, ni kubera ko decentralized kind of transaction yose bayirinda tugiye transaction, ariko it's anything you can do on internet. It has a consensus. Nta wundi muntu ushobora gukoresha gukoresha data zawe utamuhaye uburenganzira, being copying, being anything. So it's different. So that's the simple. Ngiye muri theory nyinshi wenda dushobora gufata umunsi kandi tutawufite. Difference hagati ya Web 2 na Web 3 ni data. Imwe ni decentralized, indi iri centralized. Centralized kuri Web 2 dusanganywe ni big techs zifite warehouse ahantu hari hose, byose twaplodinga tumeze nyine nk'abantu bikinira bagenda bakabibika. Kandi usibye ko wakwandika ibaruwa iriho umukono wa noteri basaba ngo babisibe, ni ibyo bintu bishoboka, otherwise nta kindi kintu. On the other side, Web 3, it's internet built on blockchain technology, which means whatever you do,
you have a control on it kubera ko decentralized. Sinzi niba biri clear, ntabwo nakunze kuba nahereye mbashimira nyine mu kuntumira mu bintu ntaherukaga nyine no kwigisha, ngira ngo nari tayarinze mu kwigisha nko mu myaka 2 ishize, ari nayo mpamvu sinzi ko ntarinzi audience uko imeze, nanze gutegura ibintu biri very technical, ntegura utuntu twibanze navuga turi generic, if I can call that generic, ariko objective nini niyo kubumvisha akamaro ka technology, especially in our case blockchain. So muri make nibyo. So blockchain, you can easily read, to be honest, niyo mpamvu wenda seminars ziba ari ingenzi, you can easily read ahantu hariho hose ugasoma ukandika. Technology ubwayo kuyumva nta kintu bimaze utari buyaplike ngo uyishyire mu buzima busanzwe iyo ariyo yose. Ariyo mpamvu mu bintu byose turaganira kuri iyi slide, wenda abantu mwamwe murimo bakuru bari ku isi mu aba wumvise neza ibyo yari amaze kuvuga asobanura mbere. Rero dusobanuriye kuri definition ya blockchain. Mikoro yawe iri muted, ntabwo turi kubasha kumva. Mikoro yawe iri muted, ntabwo turi kukumva. Sinzi niba uracumva. Okay, sorry, ntabwo nzi ibintu biba internet iba distorted. Ibyo ndi kuvuga nyine ko nabyo the challenges of this centralized internet, y'abantu bari kwivuganira icyo twakwita peer to peer communication, ari cyo nyine web3. nta bibazo bya internet byari kuba. So it's one of the challenges, wenda ntabwo turi bujyemo muri detail. Ikindi ntabwo ndi bwite cyane kuri theory, kuko theory mwazisomera. Ikintu cy'ingenzi navuga muri seminar ni ukumenya ngo technology hari ifite capabilities zingana gute, ni gute twayikoresha dukemura ibibazo isi ifite. In this case ndacyakora focus kuri Africa. Ni gute twayikoresha, ni gute itanga opportunity ku bantu bashaka bafite indoto zo kuba next billionaires and so on and so forth. So this is the summary y'isi yose kuva muri 1900. Wenda sinzi niba muri mwari abantu bari ku isi, ariko hari abantu benshi bari abaperezida b'ibihugu ntibatunga za televiziyo, ntibatunga radio, ntibagira gute. Byo wenda it's just a joke, ariko duhereye kuri ibingibi icyo bivuze. Abantu muri mwenda mwiza amateka muzo we refer to industrial revolution.
kugeza ubu it's being said ko tugeze kuri fourth industrial revolution. Iya mbere ariko hano impamvu nazanye slide zimeze gutya, it's purely kubera ko ndi gushaka ibintu biri ni avoidance biri technique. Ubundi ya mbere yari innovation, kandi byose urebye ikintu cyagiye kidrivinga industrial revolution ni invention y'ikintu runaka gitanga energy niba ariko nabyita. Iya mbere yari mu Bwongereza, bese abantu bari basanzwe bakora amaboko, bavumbura uburyo bwo gukoresha imashini ariko n'undi zidakoresha engine, zikoresha ibyo bita gasharudo, bituma production yiyongera. Kuko ikintu kidrivinga industrial revolution ni uburyo bushya bwo gukora bigatuma umusaruro wiyongera. Iya kabiri izana electricity, noneho electricity, imodoka, amamashini aravuka, ibintu byose abantu bese urumva hari ikintu mugeze kuvuga ngo technology bituma abantu babura akazi. It's very unfortunate ko abantu babyitwaza, ariko nta gihe technology yigeze ituma abantu babura akazi, nta na rimwe. Ahubwo yakareba tuzidushye, yorohereza n'abantu gukora neza. Ibyo it's another point we can debate. Icyo nenda kubereka hano evolution, niyo mpamvu nahisemo subject yitwa communication, kuko is very important. Ni nayo iradufasha kumva what blockchain can do. This slide clearly shows how the world of say communication has evolved. Imyaka 10-15 ishize, kugira ngo wumve umuziki mu Rwanda wagomba gusaba indirimbo kuri radio izasabwe kuwa kabiri. Mu myaka yari yabanje ho waranishyuraga kugira ngo usabe indirimbo kuri radio. See where we are today. Ibyo ngibyo kandi it's very recent, I guess mwese ko muri aha you've experienced that. Ibyo tugeze ku gihe cya TV, radios n'ibiki byose, printed ibiki abantu baba bafite talents nyinshi ariko ntibabone platforms zo kwigaragaza. Kubera ko hari radio imwe mu gihugu, n'ujya uri umuhanzi ujyanye indirimbo bakurejectinga, nibuzi uri umukomediye the same thing, and so on and so forth. Internet ibiravutse, ivuka wari nawe wenda navuga kuko ibijya mbere honestly ikintu kinabaje n'impamvu izi fresh muri bubone biracyakoreshwa. Uhari ahantu mu duce tw'isi n'amakampani yiyubashye ajya gukora budget marketing, akinvestinga cyane muri printing na billboards na newspapers. Babwira social media ngo ibyo ni by'urubyiruko. I mean business world ndabizi, I feel bad at some point. Ariko abone bo from time to time uzajya kubona ukabona company ngo yafunze imiryango. Kubera iki? Isi iritaraga. Iyo utikaraganye nayo urasigara. Internet ije yahinduye ibintu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Companies zitimprovinze zigakomeza zishingira ku bintu birarikayika, zafunze imiryango. Ubwo turi kuvuga nubwo tuvuga ko internet yatangiye muri za 70 ariko 80-90 ibihumbi birumva it was ubungu utirago kwiziza imyaka 30 n'ingari, ariko over the past 20 years 10 niho twavuga ko haba improvements nyinshi. Of course iwacu technology zihagera zaramaze ku expandinga kuri ahandi zaragiye imbere. Niyo mpamvu you guys have to be careful. I love the fact that you keep informed. Ni ingenzi kuko amakuru ngira nicyo kintu gihenda kurusha ibindi kugira ngo nyine sitabasiga. Internet ije rero maybe I should do this. Internet ije yahinduye ibintu byinshi ku buryo ubu ugiye kuri Forbes ukareba I believe urutonde ruherutse gusohoka rw'abantu bakize 50 ku isi. 48 they are self-made billionaires. Wavutse bagakura bakajya mu ishuri nkatwe twese, within 10 years bakava kuri zero bakajya ku rutonde. Izi brands zose muri kubona wenda dukuye Microsoft ntayirengeje imyaka 10 n'ingari, kandi hari abantu mwari muzi imyaka 10 ishize bakimeze uko bari bameze.
and these are billion-dollar brands. The investment yazo nicyo gitangaje, icyo gihe wenda byari byinshi. Currently you can easily do something within a day, ugahita wubaka a billion-dollar brand, a billion-dollar startup. Isufixo kumenya ngo what problem am I solving. So ubwo nari njapinze ariko ndagaruka nagira ngo highlighting what internet brought. Now internet irangiye ubwo niyo yakomezanyije na social media, ni naho tu ariko it's huge. Urumva habanje social media, hano kuri social media nditsa cyane ku kintu kijyanye na entertainment. Urumva iyo tukiri kuri internet niho Amazon yatangiriye. You can all see what is called Amazon mu bintu byose, muri development, muri crowd, mu kujya ku kwezi, anything niho za Google zatangire. We can see ntabwo bari abantu bagiye mu ishuri nkatwe twese. Now let's make it clear, ari n'abakene and they didn't need to get to inherit anything. So coming to social media, urebye amategeko agenga communication mu bihugu byinshi, aribyo mu Rwanda ndiherukira gushinga radio wagombaga kuverisa $300,000. Radio station $300,000 muri Benin za kosi, kugira ngo nugira ibintu runaka nyine wangiza bazayafate. Ni nkuko kubera ko communication nka radio it's a public interest tool, if I would call it. So n'urugero kandi ukeneye investment, ukeneye kubaka iminara, ukeneye gukora iki. Today I guess ko mwese ko mwamufite ama YouTube channels, that YouTube channel yawe wakreate ishobora kugira agaciro karuta ka CNN na BBC, upfa kuba ufite content zifatika. I don't have, sinshaka kwibaza if you can digest that. Any one of you has ability yo gutunga ikinyamakuru. Hari abantu benshi bafite impano mu myaka myinshi yashize zirazimira kubera ko niba bafite platform. Social media zije, ikindi mugomba kumva today ko turi kuvugana gutya, everybody ngira ngo he's doing ari ahantu ntabwo yakeneye kumuvinga ahantu yarari. Mu myaka 10 ishize ntabwo nk'ibi byashobokaga, n'itanu ngira ngo sinzi ntibyashobokaga. Ibintu byose it is what technology is, and igitangaje ni uko buri munsi noneho ikura exponential. Urundi rugero sibwo natanga kuri communication n'uruhe rurenze rwo kuba umwe ni ukuvuga ngubu uyu munsi ushobora gustreaming live anything udakeneye license runaka, upfa anything. So it's revolutionary. So ibyo byose rero tuvuze, it is internet. It's all about, I would say, data. It's about communication. Coming to Web3, blockchain first. Nuko adinga value kuri data ufite. Nukuvuga uyu munsi niba ndi umuhanzi nkaba ngiye gustreaming wenda iki mfite art nakoze, ni gute abantu bazaza bakayikopinga buri muntu ufite indirimbo, umuntu yagiye kuri YouTube aradownloadinze n'udadownloadinze. You're not getting a lot from your work, your hard work. This is where blockchain comes. Where internet as it is, as Web 2 is centralized. Ni umuntu ufite inzu abantu bose baza bagahuriramo, bagomba kumunyuraho niba bakoresha icyo ashaka. Gucentralizing rero birahenda cyane, wenda sinzi tugiye muri finance n'ibiki byose, kandi isi yose ishingiye kuri payment, ku mafaranga. Any business involving amafaranga. So what is important with Web3 nuko decentralizing, dushyize mu Kinyarwanda n'ubundi ni decentralization. Aho kugira ngo uve ku kagari byo gushaka ibyangombwa ku ntara ukahita ujya ku murenge ukabona ibyangombwa for now maybe ukajya ku irembo aho waba uri hose ku isi, niba uri muri Australia. In that case, so you need decentralization. Ariko se ni gute ya decentralization ya service
ya communication ya information kuko internet is all about information, blockchain is about assets. Ni gute noneho assets zigomba kuba decentralized kuko purely internet is information, then coming to blockchain is now assets. Iyo mvuga assets ni ukuvuga ngo ni byandi twavugaga upostinze ifoto kuri social media ufite copyright yayo, nta muntu ushobora no kugira ikintu ayikoraho habe no kuyireba yewe kereka uwo wahaye uburenganzira kuko ni wowe ubwawe. Navuga ko ufite server ihagije ushyiraho ibintu byawe ukemerera abantu runaka bo kubireba, nta kuvuga ngo Google bifiteho control cyangwa Facebook. Muri icyo kirero icyo bivuga ni uko you can monetize your assets kuko it's already an asset. Postinze ifoto umuntu yirayikinze, it's an asset. Upostinze indirimbo kuri YouTube, I'm assuming ko Google are for sure busy, they will soon release or they have already started YouTube iri kuri Web3 ku buryo wumva umuziki w'umuntu ukishyura nibura cents, nivuga yenda amafaranga nk'abiri tubyituko. Ubu ngubu kwishyura amafaranga abiri kuri internet ntibishoboka. Ikindi at some point I will need your ndajya mbabaza ibibazo nuko nkiri muri introduction. Ntabwo ko nari ndi slide nkira ni gusa no kubabwira evolution ubundi tukajya muri discussions n'ibibazo. Impamvu idashoboka ko amafaranga abiri yishyurwa kuri internet ni ukubera na decentralization. Yo ni wishyura ukoresheje BK uwenda uri kwishyura umuntu ufite konti muri Ecobank amafaranga azabanza nyure ahantu muzi MTN charges for example. Kubera iki nayo ifite ni kuvuga ni centralization igomba kwishyura abo twita intermediaire benshi bashoboka, niyo mpamvu zira charges zizi. Ariko iyo ugiye kwishyura umuntu ukuye amafaranga mu ikofu umuhereza nta charges kuko there is no intermediary. So this is where now we are heading. Okay, ahantu wenda biterwa n'igice umuntu aherereyemo, ariko this is a game changer in a way. It opens up a million of opportunities from business point of view. Again, kuvuga nyine a business language. No kuvuga ngo you can set up a platform, it's a mobile application, it's a web, ukavuga okay yengeye kuyubakira kuri Web3 ni ugahita unakopia YouTube ukimeze wiyaminiya ko uzakompeta cyangwa arusibye nyine gukompeta n'umuntu runaka bitewe nuko ntagiye bishobora kukugora, ahubwo ukavuga uti what else can I do ko ndi kubona ko ngeshobora kwabaka a YouTube like iri kuri Web3 abantu bagashyiraho imiziki, umuntu wese ugiye kumva umuziki akajya yishyura cents eshanu azishyura nde umuhanzi. Anga ushaka kwagiwe ukavuga uti abahanzi bazabona ko bari ukakora business case. I'm just using it as an example. Yo ngiyo nta muntu nagira inama kuyikora kuko I don't believe ko wakompeta Google. Ariko there are so many things especially around you guys. Ahantu muri quartier ukaravuga uti niba hari uburyo bwo kuba nakwishyura nk'uwenda ugiye kwishyura umuntu miliyoni 2 z'abanyarwanda ukoresheje momo, they definitely going to charge you around 100,000. Miliyoni 2 ubwo ni ibihumbi bigera hafi mu ijana, which means there are many businesses which don't make business sense kwera iyo limitation ya Cleo. So one of the key navuga gutese ibintu by'ingenzi ni ukumoderniza payment, peer to peer business. Ibi bisobanura ko intermediaries zose zivamo. One other case, umuhinzi w'ibirayi mu Ruhengeri, iyo abantu ikiro kibirashaka kukigurisha nk'igihumbi remigere, ariko ngo byaranahenze by the way, igihumbi kigera Kicukiro kigura ibihumbi 2,000, wowe ugiye kukigura kugihaha urakumbwira ko hari valeri iba yiyongereyeho kurusha uko cyavuye mu Ruhengeri kimeze. Imagine situation rero, hari platform wowe ubwawe iguhuza n'umuhinzi w'ibirayi hatajemo babandi bagenda muri quartier babyegeranya. Iyo platform ikavuga ngo ngiye mfite umurima w'ibirayi haravamo tone, akajya no kubisarura deja hari abakiriya Kigali bategereje babizi. Ndi kubabwira ibitekerezo nimutagura ntimumubwira. Ari noneho n'ibiciro cyagera Kigali kikubye kabiri kubera ko baba intermediaire bose bavuyemo, kandi nibo batwara menshi all nta valeri badi. Ni ikiro cy'ibirayi kugeraho ikiro cy'ibirayi rimwe na rimwe bikakugeraho bimaze n'iminsi byaranapfuye.
ariko rufite ko ahubwo abikwihera direct muzubaka ya bond uburyo avuga ati ibi birayi ndi kurya byahinzwe na nyanaka. Those are things you guys need to talk about. Nukureba solutions ziri around. These big brands mubona naberetse ntabwo zatangiye ari vision yo kuba global. It was just nk'umuntu wenda tuvuge nk'ikise nka Airbnb ni umuntu wagiye ahantu maybe hoteli zimushiriraho abura ukuntu kandi wenda adafite amafaranga menshi avuga ati ariko sinajya ahantu gucumbika ndabona gucumbika byavamo business bitangira gutyo. So Africa has opportunities kubera ko ifite challenges nyinshi ariko uhari business nyinshi wajyana i Burayi Amerika is making a sense kuko nta ruswa nyinshi zibayo. Nk'ubu niba turi kuvuga blockchain is transparency ushukoze platform the more ukuramo intermediaries nibwo ugenda ugabanya n'amahirwe wenda ya ruswa niba ariko nabyita kandi no it's transparent nta forgery. Anyway we can twarondogora. So to sum up, internet 2 web 2 ni information kandi decentralized. In web 3 ni assets kandi decentralized. Everybody has a control of what he does. Nta intermediaries cyangwa third parties. Ibyo rero yes hari umuntu uzamuye akaboko ubwo twahita tumuha ijambo. ntabwo ari akaboko nari nkoze cya gikumwe cyane nishyizemo igikumwe. Okay. ariko none turi kugana mu mwanya w'ibibazo. Nibyo byo gusaminga ibindi ntabwo iyi seminari yo kugira ngo basobanurire ngo properties ngo ibiki byose. Icara ahantu uri iyo ubyutse mu gitondo ugomba kumenya ngo hari tekinoloji nshya ishobora gukora ABCD ikuramo intermediary zose ikabasha kurestoring ikintu cyitwa trust. Ubundi intermediary zizakubera trust ni ukuvuga nk'ubu iyo ugiye kodaringa nk'abacuruzi kugira ngo kodaringa ibintu mu Bushinwa ntabwo uruganda ruri mu Bushinwa rutakuzi ruzafata ngo rupakiye amakamyo rurakuzaniye uzoshobora ibicuruzwa bishobora kugeraho ntiwishyure nawe ntabwo uzabaha amafaranga kubera tutazawizeye ko bari kugira gute bari gukohereza ibicuruzwa. Niho izi banki rero ziziramo zikarya amafaranga y'abantu ukagenda ukumva ngo hari ibyo bita letter of credit. No banki yikaza ikavuga uti uyu muntu tumufitiye amafaranga n'uwo mu Bushinwa nawe akaba afite banki zo zikumvikana ziho bati amafaranga tuyaholdinga ibicuruzwa nimara kugera hano tuzayaboherereza. So those are intermediaries we're talking about. Ariko ni nyinshi ushobora no kujyamo nka banki nk'eshanu kandi buri banki iri bukureho percentage. Niyo mpamvu uzasanga ikiro cy'umuceri kivuye muri Pakistan wenda ari amafaranga 10 kikagera hano ari 500 kandi I don't know guys niba mu byo ibindi byose byagiyemo hagati nta valeur byongera ku producteur nta valeur byongera ku consumateur nta nini. And that is all about intermediaries. And nyinshi muri izo ziba zikenewe. Hari class nigeze gukora kuri University of Rwanda kera reka ndaye ko nkifite slide. I think I have and should be this. It should be this. Let me see. Right here. Case yoroshye wenda mwebwe niyo gusaba inguzanyo muri banki. Iyo ugiye gusaba inguzanyo muri banki mu buryo buri traditionnel niyo babona uri umwana w'imyaka 18 n'umuntu uri kubikubaza bizi ahita akubwira ngo genda uzane icyemezo cy'uko uri ingaragu ukagenda ukajya ku murenge bakora mu masaha make ukajya ku murenge ukavayo n'ibiti ukazasubirayo wagombye kuri masaha y'akazi ABCD all because of in case yoroshye yo mu Rwanda. If you guys want to do something iyi ni user journey y'umuntu ugiye gusaba loan muri bank muri bank ugomba kujyana icyemezo cy'ubutaka ukajya ku murenge certificate y'ukuri ingaragu cyangwa uri mari RDB mortgage registration
employment cyangwa niba uri company or is financial statements, niba ari property valuation, ibyo bintu byose ikintu cyonyine biba ari ukugura ni trust. All ibintu byose you can just draft a simple smart contract, ukikirika ngo ndashaka loan, mu masegonda make system ikaba yamaze kuvalida ibi byose, ikaba yaguhaye trust. Ubwo niba ni byinshi, ibingibi ni ibintu wenda byoroshye kuri loan isanzwe, ariko you can even do and ibingibi ntabwo ushobora kubitwara munsi y'ukwezi. Ntabwo ushobora kubitwara munsi y'ukwezi niba uri effective gute. Bitwara amafaranga, bitwara igihe, kuko byose birishyurwa pe, kandi nubwo byishyurwa still people still cheat. Ntabwo ari ko n'ubundi ya trust ntizi, uragenda ukishyura umuntu ukora property valuation ukamuha na ruswa, wenda property yari miliyoni 100 akayigira 200, n'undi bank ya trust yari ikeneye ntiyibone. Ushaka kuba uri i Kigali wenda warasize umugore cyangwa ukajya ku murenge w'i Kigali tundi ingaragu, wamara gufata rero n'umugore wasize cyangwa n'ubundi akazi, kubera iki data ntabwo ziri connect. All these issues are a mess, ariko simple, this can be solved. Instant, I repeat, instant. So, what else? Ahasigaye twajya mu bibazo tukaganira, nibyo byiza kugira ngo umeze mvuge ngende. Mukanambaza, but what I want is to look around, kavuga uti iyo ikintu cyose nkora ukajya wivarira aba intermediary barimo, kavuga uti ni gute bavamo ku buryo value ahubwo iba shared hagati y'abantu bakorana akazi business gusa, hagati y'umu producteur ibintu nk'ibyo. Abantu bose muri kurezinga hands umwe mujye muhita umwana mutinga muvuge turi muri decentralization nyine. Okay, murakoze cyane. Mwabisobanuye neza ukuntu mwatangiye mu twereka iriya slide ukuntu ibintu byagiye bitangira, ukuntu internet yaje, ukuntu haje amaradiyo. Byari byiza cyane. Gusa nagize ikibazo, sinzi yenda niba turaza kubaza ukabisubiriza rimwe. Ikibazo nagize nuko natubwiye ko havamo ari decentralization, aho umuntu yivuganira n'undi, ariko watubwiye ko no kwishyura ubwo wishyura undi muntu noneho charges kavamo. Ariko nkibaza n'ubundi iyi web3 applications zizaho numvise bavuga ko bazita ngo dApps cyangwa se decentralized apps. Yes. Nazo ziba zarakozwe n'umuntu runaka. Uwo muntu we ntabwo abona amafaranga cyangwa se abona charges kubyo muri gukora munyuze kuri application ye. Icyo ni kimwe. Noneho ikindi nabonye hari abantu benshi bayikritika, harimo na Elon Musk, nawe n'umuntu uri muri tech cyane, hamwe na Jack Dorsey, n'abantu bayikritika cyane bavuga ko niyo yazakorwa izaba itari mu maboko y'abantu, ahubwo izaba iri mu maboko y'aba investors n'aba developers bayikora. So iyo concern nyine yuko se kuko biza decentralized birashoboka ko yajya mu maboko y'abantu. Noneho kuri icyo warusoreje uvuga cya intermediaries, nko kuri Apple uvuze yo guhura n'umusera direct n'umuguzi. Intermediaries zizamo ubwo nka transport, n'undi urumva n'izindi transport zongera izindi depenses zongera igiciro. Izo ngizo zo ntekereza ko harimwe bishoboka, ibindi ntibishoboke. Hari ubundi buryo umuntu amaze iminsi numva zimwe muri startup zitangira hano mu Rwanda n'ubundi bavuga ngo bahuza umuguzi n'umugurisha, kandi sinzi niba bakoresha web3. Urumva nabo bakabikora bakoresheje website zisanzwe, ariko still bakabikora. Se web3 yo ni gute yazamo n'iki kindi yakongeramo? Ibibazo byinshi sinzi. Ibyo bibazo byose bibazwa buri munsi rwose, ntugire ikibazo. Hari n'ibindi byinshi wenda nuko ndi kwagusubiza ibyo ntabajijwe, ariko mpere kuri ibyo ba Elon Musk bavuga. One thing you guys need to know, iyi si nyine ni capitalist. GPT soka murabizi ntibanditse ibaruwa ngo ihagarare. Impamvu yabamotivaga ngo ihagarare ni iyihe? Nuko ibintu byose twavuze duhere kuri radio tukajya ku iposta bigenda biha
pouvoir bidecentraliza bikura ingufu mu bantu basanzwe bazihariye bikazishyira muri rubanda. kugira ngo nakoresheje urugero rwa YouTube, it's very easy. Ikintu abantu bakomeye baba bari scared ni uko one day bazabyuka bagasanga nta power bafite. Babonye GPT ije igiye gushyira ubumenyi, ubu nta muntu wagusuzugura ngo yize Harvard. Ntawe rwose, nta muntu wazavuga kwiyemera ngo agiye kwiga Harvard, nta niyo ukeneye. Babonye rero ubumenyi bugiye kuba decentralized, abantu bose bakabugiraho access, baba scared. Niko kwandika ibaruwa. Ariko the same thing for kuri no tukajya kuri decentralization na peer to peer business. Tuvuze peer to peer business, double it's a process. Ntabwo ari uvuga ngo you will wake up one day ukora iki nyine ukureho ibintu bisanzwe, aho n'amatiri. Ukuvuga nkoresheje rwa rugero rw'umuhinzi w'ibirayi mu Ruhengeri n'umuryi wabyo Kicukiro. Transport nyine irimo, ahubwo ikibazo cya transport kiba izaba nayo iri transparent. Banga izaba hari business, ni ukuvuga umuguzi, umuntu wiga ibirayi ashobora kuvuga ati njye n'undi nifite imodoka nzajya mbiza i Kigali, ariko abizana deja ziho aho marishira. Ariko for now, kubera kuri si nyine capitaliste yubatse umuhinzi w'ibirayi ari disconnected n'umuntu ubiriki. Bashobora kumvikana avuga ati nkeneye ibiri 10 by'ibiro nk'uko utuma umuntu n'urugero, ariko ashobora kuvuga ati bagahita babona indi investment opportunity, wenda abantu mu kagari mu murenge bakagura imodoka ikajya ikora, aho kugira ngo umuntu aze uvuye no mu yindi ntara z'abagurire ku kiri 300 agende yishyirireho inyungu ye nk'aho ari ikintu yakoze. Ntabwo nziba byumvikana. Ntabwo izo transport nyine izo zirumvikana, ziri justifiable. Ariko nyine mbwira ukuntu umuntu ukwibiraye murengera akabikuzanira i Kigali aba akeneye inyungu. Hari ikintu aba yabidinze kuri valeur y'ibirayi? Ntacyo. Ikintu cyonyine unfortunately niko system yubatse. Ndi gukoresha ibirayi ariko it is everything. Nuko ujya mu rusengero pastor akagusomera Bibiliya kandi nawe uzi kwisomera, yangiza akubwira ngo mwishyure muha amaturo. Mbere nyine kera Yesu ataradupfira niko byari bimeze, ariko yarapfuye umwenda wari ukingirije Israel uratabuka mo kabiri ko mutavuga amen. So that's that ni kindi it's a process. Now it's not it's not a one size fitting all. Yo mpamvu nkorera diagram na n'ibinyamakuru byandika biracyariho n'ibiprintinga biracyariho, ariko hari social media, hari abantu ya benefitinze, hari abantu wenda nk'umuntu w'umusaza wamenyereye n'ubundi gusoma ikinyamakuru urambwira ngo ajye kuri social media, ariko ngo abishobora. Ariko ntawe nk'uwo umuntu yabwira ngo ujye kugura radio, really ntawe wagura, ntawe ukeneye. Ariko hari umusaza utazi no gukoresha smartphone, icyo gihe aracyakeneye. Icyo ugomba kumva every day, nyuma y'imyaka 10 iri imbere, generation zishaje zavuye mu nzira ku buryo ubaho ushaka no gukora product uviza imyaka 10 iri imbere. Apana ni nayo navuga bias tugira, ugashaka gukora ikintu gifitinga abantu bose, cyangwa ugashaka gukora ikintu kinezeza abantu. Wowe uvuga uti iki I'm very convinced this is a solution, uyu ni umuti uvura indwara, ugashyira umuti hari umuntu urwaye niwe uzaza kwivuza, ntabwo ari abantu bose bazaza kwivuza. So that's the same thing maybe na rondogoro. The same thing hano dufite iposita, amaposita aracyakora pe, aracyakora, ariko iyo ukoresheje iposita iba ari kugeraho nyuma y'ukwezi, mu gihe ushobora kwandikira umuntu email mu minota 3 amasegonda ikabimugezeho. So that's the same thing. Ariko ni ukuvuga kureba uti iyi solution irakora iki, indi ikora iki, ariko ntabwo wabona urukweto rumwe rukwira abantu bose. Sinzi niba nsubije. Kuri payments navugaga ngo izo companies zo mu Rwanda zihuza abantu, that has nothing to do with Web3. N'undi information bacuruza, you will still need to go and pay. Hano turi kuvuga Web3, it's purely assets. It has nothing to do with information. Cyane ko information
ibi bari central ikindi nari nibagiye kuvuga avuga ngo Web3 ngo n'ubundi bizari mu maboko y'abantu bande ikindi buryo ecosystem y'isi yubatse buri muntu nk'uko ushaka kugenda mu muhanda umuntu wese abashaka gutaha amahoro nta umuntu azaza ngo nta kugonga niyo yakugirira nabi azatererwa wenda risk no kujya muri gereza ese wubatse business model nk'umwawe urumva ufite izihe nyungu zo kubaka business model noneho nyuma ukazahindukira ukavuga ngo uri uko ubwabyo architecture ya tuvuga wenda invention ya electricity cyangwa engines wakoze imodoka ijya mu mazutu ntabwo ushyiramo essence ni engine byarangiye ntabwo nubwo uvuga ngo umuntu yakoze engine ntabwo azabyuka ngo avuge ngo okay ngo zira engine nakoze ngo nazigurishije abantu uyu munsi ndabategetse bajye bashyiramo essence no that's when kuvuga ibintu biri hardware bifatika ngo byumvikane. That's the same thing for technology. Ikindi hari ibihugu hari amategeko ntabwo nk'ubu nka Google cyangwa iki babyuka ngo bayikorera ibyo bishakiye nk'abanya iPhone 15 Apple itarahinduye charging ari amategeko ibihugu byarabyagurije kugira ngo habeho unification. So n'ibindi kuvuga ngo Web3 ngo n'ubundi bizaba iri control. Of course everything needs to be controlled. Duhereye kuki izi social media to benefiting us zifite abantu bazi control ariko nibura ntabwo wagenda ngo uzicompare n'iposta. Ikindi wenda hano nuko ntibizagabanuka kurusha ntabwo uvuga ngo ni ikintu kiri mu kirere umuntu ibyo none byatera chaos ntabwo ikintu kiri mu kirere umuntu wese yikorera uko abonye. It has to be in hands of handful people. Icyingenzi nuko turi kumva ko power z'abo bantu zizaziri limited. Ntibashobora gukontrola data zawe, ntibashobora kumanipula anything. Bakoze tool kubera ko hari amafaranga ni business ariko they are not going to abusing ngo bakoreshe n'ibyo udakeneye bakoreshe wenda bakora ibintu udakeneye ko bakora. That's the difference. I don't know if it's clear. So ibyaro na peer to peer ntabwo bikuraho ko hari ibintu ubona aba bana bari kuganira ariko they still need something to connect them. Ariko at least there is nobody in between. Yego cyasubijwe noneho twajya kuri Jean Bosco nawe akabaza ikibazo yari agiye kubaza. Hano hari undi Jean Bosco se? Jean Baptiste, sorry. Yes, thank you. Good evening, everyone. Wakoze cyane Jean Bosco. It's very interesting. Gusa, pardon, naje nkerereweho gato. Ariko maybe ndakosa kumfasha in simple terms umbwire about Web3. I did understand about it, ariko ntabwo nigeze menya details. Nabyumvise harimo privacy, harimo no kubiri decentralized na control ikagabanuka nko ari kubigarukaho ariko individually how we can benefit about it. Ninji uri kuvuga kuri YouTube umuntu akoze something like YouTube yuko bishoboka you can copy YouTube uraza kunsobanurira how then tunashaka kubaza why the world is always wanting to make these swift changes in this technology. How do you see the end of these things? Ubwo iki kibazo ndi kukibaza ko cyanje mu mutwe last year when I have known about ChatGPT and GPT plus those things. What it looks like we are learning very quickly to something which I cannot know. So why these swift changes? Yes, technology ni nziza ariko ari gihe binyibutsa kera abantu babaye mu cyaro iyo uri kugenda abana bajya bagenda aho bita imitumba. I don't know if you know about it. Hari gihe urimo wumva umunyenga urimo uragenda ariko hari gihe you don't know where you will end up. Igihe birangira nabi if that's so. Ndagira touching kuri that point uze kumbwira ko ni byiza we have many to change and what but hari igihe usanga biri gupointinga ku hantu wenda
utari kubona neza the end of this cyangwa se hadakenewe ukurikije ibibazo isi ifite n'ibindi. Maybe you will give us the details. Ndagira ngo ariko kubanza uhere kuri that web3 ni simple details. Umuntu wakererewe I catch up before you answer my question. Thank you. Okay. Gukererwa kwa ninjye mfashe ibihano byo gusubiramo ibyo navuze ariko ntacyo uyu munsi ni kwa gatandatu. Ntacyo ndabyemera. Yewe mu myigishirize yanjye ntabwo ndondogora. Ngira abantu iby'ingenzi, mbwira mpamvu abantu bagomba kumenya ibintu, kuko igisigaye bari magambo ushaka kugenda ukayisomera aho ushaka hose. Upfa kuba gusa ufite intro niyo ngiye gugu ni nabyo nabwiye n'abandi wenda icyo gihe narondogoye ko nari ngifite. Web 2 ni internet of information, ikaba iri centralized, ubwo ni mu gifaransa cya decentralized mu cyongereza. Web 3 yongeraho layer ya assets, niba ariko nabyita uvuga pari ya information yongeraho layer ya assets, ariko ikaba iri decentralized cyangwa distributed, kuko decentralized decentralized ni navuga ni nka phase wavuga ya iri hagati ya centralized na distributed, ariko ubundi web3 in real time ni distributed, ari naho nyine biva kuri distributed ledger technology. So ikaba ikombina information na assets, ukuvuga igafata za information zawe apari ya information n'ibindi byose ikabihinduramo assets, ikabihinduramo properties zawe. Izo property rero ukaba uzifiteho full control, nibyo navuze, ariko ikakoreshwa iyo technology blockchain. Okay, so nibyo muri make sinzi niba byumvikanye, ariko kugira ngo nyine byorohe no kumva ko web 2 ni information nini turi kureba hano. Web 3 aho ushaka kuvuga no kuvuga tugiye mfite kuri Instagram na mfite followers 50, aho kugira ngo Meta ijye ya advertisinga none nereze percentage y'amafaranga yavuye kuri adverts, je umuntu urebye ifoto yanjye ukayirebaho gusa, ukirebaho gutya gusa, sense nk'icumi zizajya zihita ziva kuri wallet yawe zize kuyanjye. Umuntu wumvise indirimbo kuri YouTube, amafaranga 100 azajya ava kuri wallet ye aze kuri wallet yanjye igihe nyiri indirimbo, aho kugira ngo bibanze binyure kuri YouTube ikugenera. Ubu ngubu bikorwa kubera iki? Nyine ibintu byose biri decentralized, hazamo aba intermediary benshi, bigatuma payment izo twita micro payments they are not feasible. I had experience one day ni nko mu myaka nk'itanu ishize, niyeze kohereza umuntu okay, yitoza test ukuri nabwo nari ndi kwiga ufite nabikoze nka test, ariko it cost me nohereje €50 from one country to another, from one country nyajyana kuri konti yanjye y'amayero mu Rwanda, ntihagira na rimwe rigerayo. Yose yashiriye mu nzira, nyine ni uko amena amazi agomba kugera ahantu runaka agakamira mu nzira, ntago ari urwenya narabikoze. So it was an experience, kuko ni nabwo twari yari class nyine yibanze ya blockchain and financial technologies. Ubu ni nayo topic nashaka kutuganira, ariko nabonye byazamo ibintu byinshi biri technique cyane ko bifite backgrounds zitandukanye. So for now, kubera ko baba intermediary bavuyemo, nta muzajya azanga kubwire ngo urabona ngo wohereje amafaranga nyine nuko nta mpamvu babita wallet ni ikofi, ukuye amafaranga mu ikofi yawe uyashyize mu ikofi y'undi muntu, then hakazamo gaze, birumvikana, ariko nanone biterwa na network. A network is the charging at all. Wenda shop benefiting ukagira nka monthly subscription fee nairi navuga ati ni negligible, ariko ukavuga ati ni nohereza umuntu amafaranga 10 y'amanyarwanda yose aramugeraho. Ubu ngubu ibyo ntibishoboka. Za rero kuri bank bavuga ati transfer no guya wenda ku mafaranga 5,000. So nibwo turi kumva
you can imagine business uburyo zavuka utuntu twose ukoze uvuga uti mfite umukiriya mu Bushinwa ntabwo akeneye no kumenya kandi azi ko with smart contract inshyira n'ubundi amafaranga bari mu ikofi yanjye aho kugira ngo ngiye gutwara amafaranga kuri banki yafatire araba ari mu ikofi yanjye ariko ari tied kuri contract ni wenda ari kudelivaringa containers washyizemo IoT as soon as they delivered contract by executed amafaranga abone kuva kuri wallet yawe ajya kuri wallet yande y'umucuruzi uri mu Bushinwa utabanje kujya kuri banki ngo charging nka 10%. So it's endless nyine undi kuvuga kubera wenda ari sinanamenya niba ndi kurezima cyangwa ndi kurondogora because it's a lot. So ikindi wari wabajije ubwo byo n'ibyawe birarangiye ibindi wari ubajijeho n'ibyiki byo kugendera ku mutumba. My friend yawe uri kubivuga wenda uri muri Sweden ahantu ubu na kashi zitemewe iyo ari kubivuga uri mu bihugu byihagije bidafite ibibazo runaka nari kukumva ariko niba today ujya kwishyura umuntu from one bank to MTN momo kuri momo bakagucaginga sinzi nyine ahantu uri kumbwira ngo tekinoloji ahantu izatugeze ngo ntituhazi ntabwo ibi ngibi ari wowe byakagombye guhangayikisha my friend. This is if I can call urumva ama revolutions yatangiye ya mbere n'iza kabiri za benefiting abanyaburayi n'abanyamerika and this time it's our time. N'impamvu biruga basakuza bariya nuko bazi how much they are going to lose. Sorry. GPT ntabwo nzi wenda ngo ntabwo nzi dynamics ko zimeze ariko abantu nyine bakuze baba muri za 70 wajyaga kwiga ukicara muri library nta handi hashobora gukura amakuru ukaba uri kwandika memoire ukagenda ugasoma ibitabo ukajya gusoma igitabo ukandikura n'ikaramu ukuza wajuranye amapaji 10 y'ibintu uzashyira muri memoire wabijyana kuri supervisor akabicamo imirongo ugasubirayo ukongera ukafata ibindi bitabo. Today I don't believe ko abantu bakora memoire birenze amasaha 2 ntawe niba wakura gukora memoire kuri nuclear wahita uyikora ako kanya. Ibyo ni biri kuvuga ngo ubumenya abantu bamwe bari bihariye ubu ba decentralize abantu bose bafite access ibyo uri kuvuga ngo biri kujyana isi ahantu habi isi ijyana ahantu habi na ignorance. Abantu bari ignorant nibo bashobora ntabwo bajyana isano ahubwo baba victim. The basic yawe ndasinzi niba uri umu activiste niba ari icyo ariko technology ireshyeshya abantu ni ubwo ni urugero rwa GPT na inta uyu munsi nta muntu waza ngo kwirateho ngo yize Harvard. Ntiyaka ko classes zose zo muri Harvard ziri kuri YouTube wahitamo icyo ushaka rwose. That's one example ni ushaka kubyiga. What else? Muri code sinzi wenda majorite muri mwe n'undi mwandika code sinzi imyaka mu bimazemo n'ukuntu mwandika mu biri byuya mukora amaherere ubu copilot n'izindi zose ibi nibyo uri kumbwira ngo biri kujyana isaha habi. Baptiste ngusubije ijambo start commenting ku bisobanuro nguhaye niba udatanyizwe ndakomeza kuko examples are enormous. Yeah, thank you very much. Actually, I wanted that to touch on that point, and it's really very obvious, but I want everyone to think about that corner because sometimes we see this coming and we don't understand its role and how we are going to be more enlightened by the new technologies. Thank you very much. I'm satisfied. Welcome. We must know group. That's fine. Okay. Any other question? Murakoze cyane. Hari ikibazo Honorable yabajije muri chat yabajije ngo ni gute ngo yakungukira muri flash loan. Flash loan ntabwo nzi cyari cyo yavuze flash loan muri cryptocurrency cyangwa se muri blockchain. Flash loan muri chat. Chat.
ufite ikibazo. Okay, Terese niba ya animating akabisobanura neza. flash loan ubwo se sibyo twagereranya, hari byinshi, hari peer to peer lending, ni gute bisobanura uburyo umuntu yabyaza inyungu flash loans. Ibi ngibi it's another point. Hari umuntu uri kwiyamamaza kwandika code neza aze kunkontakta nyuma hano. One of the project I'm working on ni nayo teze yanjye in fact. Just to give you a simple example, mu Rwanda interest rate ku maron ziri hagati ya 15 na 20 cyane biterwa. Ibihugu nka za Madagascar interest rate ni hafi 50%. Na za Argentine naho ni 40%. Ibihugu nk'Ubudage interest rate mbere ya covid ndi gukora memoire yari 0. Nuko kujya gufata loan nta nyungu wishyura, ahubwo bishyuza abantu babika amafaranga kuri bank, kuri current account. Kariya yanjye ubundi bisanzwe ni finance, so wenda ibyo ngigiye muri data nshaka kuvuga ibintu yenda bimwe na bamwe muri mwe bakaba lost, ariko uyu munsi wese mufite ibitekerezo gishobora guhindura neza. Ikintu cyonyine mubura ni funding. Of course byinshi nanone abantu bafite funding nibo akenshi nazo nyine zigutesha umutwe ugakora n'ibintu wenda bitari utatekerejeho neza. Ariko wenda kuvuga flash loans sinzi niba yarifarinze kuri peer to peer lending cyangwa distributed finance DeFi. Ukurikije ahantu igihugu kimwe, impamvu y'ibihugu n'indi inegalite financier, mwumva wenda abanyapolitike y'u Rwanda basakuza ngo reforme za IMF n'ibiki byose, isi capitalist guhera kuri colonization n'ibiki byose. Guys, nyina Afrika nitunze Uburayi na Amerika, ibyose babikora hagati ko wenda tufashe urugero, banki zose z'Uburayi ziri kuri network kohereza amafaranga avuye mu Butaliyani agiye muri, nagiye kuvuga Uburusiya, wenda Uburusiya tumukuremo, agiye muri Spain n'ubuntu. Iyo ukonekise kuri banki niwe ukonekise kuri banki zose zigera mu 2000. Mu Rwanda kuvana amafaranga muri Beka uyajyana muri Ecobank urabona ziranaturanye n'inyubako baragucaje. Kubera iki? Dukoresha tekinoloji yabo iri centralized. Habonetse ikintu gituma tugira ubwigenge. Rega it's simple, reka ndabikira muri terms nyayo tekinoloji iha abantu ubwigenge. No transactions zikaba free. What else? Ikindi nanjye kuvuga ni ikira reports again kuri DeFi. Projet nakoze na presence ni uburyo abantu bashobora guhana loans batanaziranye. N'ubu waba ukeneye miliyoni 10, umva miliyoni 10 mu Banyarwanda ushobora no kubaka inzu. Ariko ku muntu ubereye mu Budage ashobora kujya gusohoka muri weekend agataha yamaze. Wowe ari kugira akamaro gahagije agatuma ibintu byose bigenda neza, ariko we it's nothing. Kandi we n'ubundi najya ku saving, kuri saving nayabika kuri konte we baramucharging icyo bita negative interest. That's maybe very technical for some people. Ukoze ikintu rero ni stay distributed, ukavuga uti umuntu afashe loan, logique zose zarakozwe, ukabuze ngo umuntu uri mu Budage cyangwa muri Amerika arakuguriza amafaranga kandi uko byagenda kose uzamwishyura. Nta n'uburyo bwo kudefaultinga buhari. This is what ubu concept ziriho nyinshi. Ikindi you guys you got to know, abantu benshi bajya mu ma startups baba ari abantu navuga ari abatekinisiye, kubera uzi kwandika code ushobora kwimagine ibintu ufite gukora ikintu abantu bajye bahana loans. Ariko abari gap ya business yo kumva business case ukavuga uti ABC, abenshi niyo mpamvu nyine ushobora kubona na project nyinshi n'ama startups aba aho gusa umuntu wazitangiye. Mbese ni nk'uko ukoze ikisi, ufite ubumenyi bwo gukora amamodoka, ugabye ugenda ukikorera amamodoka gusa utitaye ko wenda mu Rwanda hari imisozi urakora imodoka zigendanye n'imisozi n'ibintu nk'ibyo. So that's the same thing. Otherwise flash loans niba wenda yarifarinze kuri
DeFi cyangwa peer to peer lending, it's going to be a game changer. Unagira ukora product wenda ihuye na memory yawe izaba game changer, kubera ko uzawushuri i Kigali umuntu aguhe loan yibereye mu Butaliyani, mu Buyapani, ubwo dushyize nko mu mayero yaguhaye 20,000 wowe ziba ari 20,000,000 direct tugura inzu uzamwishyura mu myaka 10, ubwo byagenda kose kandi uzamwishyura nta uvuga ngo adakeneye no kukumenya pe, kandi ari direct mwe mwihuriye atavuga ngo harazamo intermediary urebe usibye technology. So it's huge, ntabwo umuntu yabisobanura gutya harimo bitakumvikana, ariko it has been tested. Ibyo bifite avantage nyinshi guhera ku kise abantu bashobora gufata loan zo gukora imishinga n'ibintu byose, kuko n'ubundi kintu gituma abantu batera imbere ni access to finance, nta kintu icyo ni n'irindi ringaniza rero ntabwo niba ari nabyitaringaniza kurekesha abantu bose batuye isi bakaba bafite amahirwe angana. Donc the same way internet ya revolutionizing the communication, blockchain is going to revolutionize finance. Concludings, n'ubundi conclusion ya kuba kuri finance. Imagine uburyo ujya kuri YouTube ukumva umuziki nawe ugakora iki, the same way uzajya ahantu ukeneye amafaranga 50, 100, 500, hakari nk'abantu 100 bategereje guhita bayaguhereza, ukazayabishyura ejo cyangwa ejo bundi batanakuze. Ubwo muri kugira ngo I'm dreaming, that is doable, very doable. Urumva afite akeneye iyo ni memoire yanjye, so iyo ibiri iri amafuti ntago bari kuyivana, ariko it's very easy, it's very doable. The same way urumva umuziki ukagenda outfit navuga gute, so ubundi demo nakoze niyo kwandikira umuntu email ukatecinga amafaranga. Since if I have it here, I should check. Do I have it here? Possibly no. Ntabwo iri hano. Twarangije? Nta kindi kibazo twanzure? Ndakeka nta kindi kibazo turaza gufata. Mbere yuko yenda usubize umwanya ngo usoze utubwire ibya nyuma, nababwira ko uyu munsi opportunity mbafitiye nuko Andera Technical Leadership Program, ya program n'ubundi Andera ikora buri gihe, bafunguye ko hotel 30 ubwo abantu bashaka kujoininga software development career ni ahabo ngo baplayinge. Deadline iri kuri 19 z'uku kwezi kwa 11, noneho baplayinga bajya muri hotel ya 30 bakoresha JavaScript ku bantu bakeneye kujyamo. Ndaza kubaha link nyuma, ariko ngo Jean Bosco yadusoreza. Noneho ndamushimira mbere yuko yenda subiza umwanya, namushimira cyane ko yaduhaye uyu mwanya akemera kuza kutubwira. Yatubwiye ibintu byinshi byiza cyane, kandi mwabonye ko ni ibintu nyine azi cyane, kandi byatubwiye byose ndizera ko natwe twabikoresha tukagira ikintu tubikuramo. Muribuka ko yatubwiye ko natwe tugomba kureba amahirwe arimo, natwe tukagira ibintu dukora, tukareba ibibazo biri ku ruhande, tukareba intermediaires ziri hagati ya muri services zitangwa, noneho tukifashisha ayo makuru tugira ibintu dukora n'iri koranabuhanga. Kuko ndizera ko abantu benshi turi kumwe hano ni abantu n'ubundi bafite inyota yo kwiga, so nahaweho kugira ngo nyuma ya hano uze kugenda ukore research ihagije. Hano tuba turi kugira ngo ubone amakuru y'ingenzi yagufasha gutangira noneho kwinjira mu kintu, numara kukinjiramo utangira ushake andi makuru arushijeho. Namusubiza umwanya akadusoreza. Ndamushimiye, nibwo njye ntabwo nongera kuvuga, namushimira cyane. Nanjye ubwo ndishimye. Umuntu ndaje ijambo rya nyuma ryo gusoza ni Fidel. Niba atakwebye neza ko nanjye kwiyumva. So arakoze cyane ijambo. Impamvu nabwiye Ashil ngo tuganize nuko narizi yuko binashobora kubituganiza kandi bikagira umumaro hagati yacu. So arakoze cyane, kandi barakoze cyane Ashil kumubwira ko
ni wowe ugomba kumubwira of course. So urakoze cyane Jean Bosco, nawe urakoze cyane Ashile, everyone at studio, umuntu wese waje arakoze, so murakoze mwese. Okay, ni umugoroba mwiza. Ushaka again, nubwo nyine ndi kubaha ubuzima nkuko nabivuze buri quiet, ariko umuntu ushaka gukenera izindi challenges, you can always reach out privately. Ntabwo nyine nkoresha social media cyane kubera nyine za mpamvu zose twavuze, ariko I'll be more than happy to help. Ubumenyi butakura umuntu ahantu hamwe ngo bumugeze ku handi nta kintu waba umaze. Niba wakwiga akantu gato ukagakoresha biba bihagije. Okay, weekend nziza kuri mwese noneho. Perfect. Ni umugoroba mwiza na weekend nziza.